muraho neza. Yesu ashimwe. Nifuje ko twajya twumvira hamwe ibibwiriza kuri iyi channel yacu Izere TV, aho tuzakurikirana ibibwiriza bitandukanye ndetse n'ubuhamya. Mugakora subscribe, reka n'ubundi dusenga Imana kugira ngo turusheho gukomeza gusaba imbaraga y'Imana zabane natwe muri uru rugendo dutangiye rwo kugira ngo tujye tubagezaho ibibwiriza binyuze kuri iyi channel ya Izere TV. Mana data wa twese, Mana nyiringabo, Mana ishobora byose, turagusabye kugira ngo uze ubane natwe, uzudushyigikire, uzudufashe muri uru rugendo dutangiye rw'umurimo mwiza wo kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo mu ivugabutumwa, mu bihimbano by'umwuka ndetse no mu bibwiriza bitandukanye, mu buhamya. Reka uzabane natwe kandi uzadushoboze, tubisanye kwizera mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tugiye kujya dukomeza dusangirira hamwe ijambo ry'Imana, ndetse ufite ibitekerezo cyangwa inama mwaduha, mwajya munyura ku murongo wacu ari WhatsApp. Dufite nimero iri kuri WhatsApp 078 76 8 304. Iyo nimero n'ubundi iri no kuri WhatsApp. N'abazi kwifuza kuduha ibitekerezo bazajya baduhamagara cyangwa bakoresha WhatsApp. Murakoze cyane. N'ubundi uwifuje kugira ngo mujye murasangira mu byo kugitunga ubugingo ni Revera Pasiteri Manishimwe Daniel, ukorera umurimo w'Imana mu itorero United Methodist Church, nkaba mbarizwa muri district ya Gisenyi. Imana ibaha umugisha kandi ndizera ko tuzakomeza kungurana ibitekerezo mu buryo bw'umwuka mu ijambo ry'Imana. Murakoze.